ntabwo dukeneye ibintu by'ukuri gusa igitsina cy'umugabo kidasiramuye goko bacita gute muri slang cyonzi ndamusubiriza musubiriza igifirimbi amana afite igifirimbi we suko se gera ku mubiri utuvaho uzamura amaguru kugira ngo bakurure bigaragara ko match mujyanye nyine bigaragara Karapasa ko ndumujane wamutego w'ubushima yaraguye mwa yahitagwa hano kanaka ari gutegera oya ntaribi okay reka maze nibwirira abantu mani amasi urashaka kubwira iki zishaka kuba ikaze kumva noneho natwe bakabyikaze kuri Ama TV so reka mbasuza rero ubu n'umugore wanjye bamwita Teta guturuka hariya mu Suisse sport n'ubu hano amani nawe araza kwibwira abantu be neza fresh uko mubizi neza ndishaka yose ntacyahindutse ubu ngubu twiteguye siporo tuje kuba siporo za atari siporo urandi bajyaga bivugisha ngo ntago indazo tuzagororotse aba superstar muri siporo tumaze kuba aba superstar tumaze kuba natwe nk'ibisanzwe ni Amaye na DB turabakunda cyane kuri Amaye TV Rwanda so abantu baje bigendera bitamukira ariko agasiporo kararyohanye fu basigaye bavuga ati tugomba gukorana namwe siporo basanze ari ubuzima siporo basanze atari sawa siporo ni n'ubuzima ubu ngubu mutangiye kugira ubuzima bwiza kandi noneho nawe sigaye mbona tujya siporo gute uko mbere gym warayihunze wabonye ugiye kumaramo imvune oya gym narayihunze ahubwo ntabwo amayirugutse kuza muri gym twebwe gym ni ibintu byacu ntabwo twabireka so siporo yo ni ubuzima kuba nyine ubu ngubu tuba twaje gukorera hanze urumva ntabwo twahora muri gym noneho ubu ngubu tugomba kubereka ko ahantu hose tujya tugira ukumva tugiye kugira gutya noneho dore yego urembi buretse gatoye twembi tugiye kunama hano umva buretse gatoye amavi dufate ku mano umva wibwire abantu bari mu Rwanda hirya no hino muri East Africa hanze hose turabakunda cyane so mukomeze muduhe support muturebe mudukunde reka n'Imana izanabikora nibatabikora wangwa na bose Imana ifasha Imana igendera iba mu bantu Imana iba muri twebwe so abantu bakoremo ikomeze babikunde cyane so today urumva
ubwo tugiye gukora sibyo tugiye kubazanya ibibazo sibyo kubazanya ibibazo ajya urutangira ibibazo umugore wawe oya ni mwebwe tushobora kubabaza namwe mukatubaza nta kibazo kirimo sibyo so mu kutubaza then ubwo wenda twumvishije ko ushobora kutubwira ikintu tukumva ko ibintu uri gutubwira zoa ntabwo biri gucamo sibyo icyo gihe rero turaguheza igihano ariko ntabwo ari ibihano ni uburyo bwa ko twege gahunda yacu ni siporo na romance urukundo kuko njye icyo nshaka ni uko abantu bose amakupe bisanga muri siporo kuko muri siporo ituma ubuzima bugenda neza urukundo rukagenda neza so bene wanyu do ubyo biba sawa sibyo urukumva nukarangare uri kugenda ukagenda kurangara ko turi kukumva so ubwo ngubwo rero twatangira mbere yo gutanga izo exercice turabikora mu buryo twamaze gukora iki ubwo uraho ibihano sheri wawe naguha ibihano oya ntabwo ari ibihano twese turahana ibihano twese turabazanya ni kubazanya kureba kurana ira kupure turebaza ibibazo natwe itubaze ninde bataniba niye kupure itangira ni umwebwe aha nigiye gice cy'umubiri gihora gitose ibintu bakubwiye ntabwo rero ndi kubaza ikibazo nta kibazo ariko nabyo ni ikibazo arabazo washaka yatubaza yakubaza uyu nawe ndahita mugeraho ariko nawe urabaza uwo ushaka nta kibazo ubu ni muri rusange kimbwira ni mu biganza gutese nyine hahora hatose hanyuma icyo ushaka icyo ushaka hanyuma mu kanwa nawe ari gusubiza ntabwo wahora hatose se nakubwiye cyangwa cya gice cyo hepfo kimwe cyonyine cya gice cyo hepfo ntabwo gihora gitose ibice bye byose mu bice by'umubiri we wombi nicyo gice kimwe gihora gitose ibiganza nk'ubugiye ntabwo bitose babizishura birumvikana ariko akanwa kawe gahora gatose buri munsi kuko barakavuga utugambo ariko reka nibarize n'uyu nguyu sibyo oya gusubije wanyuzwe niye positeri ugikora iri guhatira umugabo wawe niba ibyo ushaka niye nsubiza nyine ibyo birakureba noneho mbwira ibyo ubugoryi nibwo mwakumva hajya niye positeri ujya ukora umugabo wawe ntubeshe hari iyo kunama yo kuryama hari iyo kugarama ntubeshe bisubize nawe namwe umwe n'uwawe ndisugi oya ntabwo turi mu by'isugi wivangavanga ntabwo hano turi kubaka ingo okay igihano weburetse uyu nawe nawe nta kintu dushaka ama mwese nabo mugashaka umuntu adasubiza tubona ko ari kutubeshya arahari bagiye kumva kanya je ntabwo dukundana ngo ndaguha akantu kari romantique oya ama nawe umwenye n'uwanyu rega nawe urami igihano n'ibinani ngabwira rero birakubwiye amani kandebera zino ntoki shushanyiriza bikumva shushanyiriza umugore wawe ugiye kushushanyiriza umugore wawe ukumva muri cya gikorwa cyo kunoza amabanga y'urugo ukumva ukoresheje intoki okay duretse nyine ntutsinda ndemera ko wansinze ni gutya kushize mu rukundo se rwose agize gutya noneho kuba ashushanyije igitsina cy'umugore amani yagerageje ye nabikoze ashushanya igitsina cy'umugore we amani ashushanya rero mbere yuko dukomeza mureke nihere igihano umugore wawe kuko igihano wari natsinze wabyihoreze ntagusubiramo reka nkubwire ndasubiramo oya ariko wowe wahise wihuta amagambo reka tubaza none wampaye amahirwe agasubira njye nakubwiye ko byananira natwereke iyo positeri nta kibazo natwereke iyo positeri ajyaho umugabo we wenda iyo yashyize ndayibereka se nyikore none se ikibazo ndabikubwira mu magambo niba ari yindi yo kunama cyangwa ugaramye cyangwa yakaka niko ku ruhande gutya kameze nk'ipusi akantu kababara
umeze gute nigaramiye umeze gute agahinja byarangiye ariko nanjye reka mbabaze njya ko gihe urumva ibibaza muge mumenyana na sheri wawe sibyo wamenyanye ryari bwa mbere agusura ubajije nde ndi kubaza mwese twese ubwo okay mwese urumva wamenyanye ryari ese mubonana bwa mbere byari bimeze gute mubwire na rya joro ubonana by'uburyo mwabonanye nyine ibyo ni ibyanyu uko tubyatangiye igihe twahuriye igihe mwahuriye n'umunsi umwe twahuye tukishimisha n'igihe mwahuye nyine mukabana imbwiye n'agasouvenir utakwibagirwa kuri Kayuza ikintu cya mbere twahuye twese twibereye mu kabari mwahuriye mu kabari yego murabamwe icyo turakimenye murayibera hari kuba wicaye mu kabari uri kunywa ka fanta uri kunywa amazi ntabwo bivuga ko kuba wese unywa amazi cyangwa unywa akantu akara hano turi kwigisha abantu se ngo subize bakora neza hagira ngo twamenye nyine turi kunywa akantu ndi kunywa akantu ntabwo nari ndimo kunywa ibyuma oya nta byuma twanywaga oya ese kuva yahuri nta byuma twanywaga arimo arabeshya umbabarize bambarize ndaje bambarize wari uri kunywa amazi ntabwo twari turi kunywa kuba hanaguha igihano se nuza n'ubugoryi twari turi kunywa icyo kunywa igiki nyine twari turi kunywa byeri kiwingo oya se kufite indimi nyinshi uvuze ko byari fanta uhise uvuga kiwingo na byeri ikigaragara cyo turaza kumana igihano cyo kubeshya ntabwo ndi kubeshya nuko mwari mutangiye yavuga ati byari fanta kandi yabivuze arangije abivanaho ekwe wanywaga byeri igihano cyo kubeshya kirimo kirimo aba ari umumerya n'umubabaro ikora ndi gufata nta muri bukugirire ko ari guhita nkunamisha se ngewe icyo muri kunshaka nanjye ntakiri bunanire mvuge nyine ngambwira ubwo nyine ari kuri table nanjye ndi kuyanjye ahita mbona araza aransuhuza turasangira dutangira kuganira gutyo haba harahiye oya ntabwo hahiye uwo munsi ayo byari se kariyo ngingo dushaka ugarukireho hahiriye umunsi wa kabiri duhuye ubwo bwarakeye muhita mwongera murahura nyine bwashize iminsi umunsi wa kabiri duhuye nibwo byabayeho nibiki ibyo arimo yagiye yanyifatiye nibwo byabayeho umunsi wa kabiri ibiki bakoze ibiki nyine ibyo bintu byabayeho bakoze urukundo mwakoze urukundo bavuze ko twasambanye nako rero twanogeje amabanga y'urugo ajyana amabanga y'urugo cyangwa twarasogongeye mana we data we umva se mbwira ni ukuvuga nta gihano yagutsinze ubu byarangiye yasubije neza wanyuzwe nawe wumvisha ari byose ntabwo ngiye ku bwanjye ntabwo ari yahise abyivugira nyine yabirangira ariko ngewe uyu nguyu twahuye yasinze gusa byavuze n'ibyo ntiyatsinzwe ariko nawe wari wasinze za perezida none se wari uri mu kabari ukora iki ntavuze ibyo twarimo dukora nyine byaragiyeho wari wasinze abantu se baterezanye basinze biba ibyo bintu none ahubwo ratanira muretse fata nimero ya mere wiwe wahise umujyana umujyana niwe hantu yambekeye se we wakora ibintu wasinze ko uyu nguyu yari yasinze oya ntabwo ibyo bintu ari byo ariko byagenze noneho baramwikoreye undi wikoreye undi uyu nguyu yahise yikorera wundi uyu nguyu yasinze uvuga inkuru zawe abamujyanye iwe inkuru zawe uyu nguyu sibyo ntabwo uwo munsi ariko byagenze byagenze uvuga ibyawe ugatereka niba uri kuvuga uko wahuye nanjye none se uri kuvuga ibyo atazi gusa n'ubu tubaza turababwira uko byagenze mwege ahubwo wowe ibyo bavugaga igitutsi cisha umuntu we apfa baramuhamba ntari bikomeza sawa ubwo numva ntago batsinzwe ubwo wabyemeye wumvishije ntabwo batsinzwe amani rero niwe tugiye kubaza nawe uri tayari cyangwa uri tayari genda ndamuha ibyo atabasha kugira ndi tayari ntari yo vuga ama urabona ukuntu arimo neza nibyaye ndi tayari
igitsina cy'umugabo kidasiramuye bacyita gute? Ego kunyagasa. Nako igitsina cy'umugabo kidasiramuye turavuga ibintu bizwi bibaho. Ntabwo dukeneye ibintu by'ukuri gusa. Igitsina cy'umugabo kidasiramuye Ego bacita gute muri slang? muri slang byo nzi. ndamusubiriza wese zamusubiriza Naho kimusubiriza. igifirimbi Amana afite igifirimbi. Afite igifirimbi we. Akasagaje gusaje mukabana. wavashije muri rusange uyu nguyu akisubiriza ntabwo nari kuvuga yuko we Islam ariko wowe ukora ko wamusubije ni wowe nyine Islam nyine kuko wamutse Islam ntacyo gafisha none se reka mbwira nje cyambere sibyo byonyine semani aho bazajye kuva wazamubwira amabasha nje aho navukiye uzi ko umuntu akora ibintu bya Islam je uzi ko wandura vuba ufashe mubwire aho navukiye imitaye ufashe mubwire baje aho nje navukiye uvuka bagusiramura njye navukiye banasanga banamubwire abantu babizi sibyo reka babwire umva mu cece mazi mbabwire umva mbabwire mbere y'ibyo kuvuga ibyo byose njyewe navukiye uvuka bagusiramura umva bakasha twereke turebe yegoma twereke turebe byo ntabwo twakambera ngo naje ngize ko gipana bita bigaragara rero modeli biri kugaragara biragaragara ntabwo ubona umurongo se ahubwo koraho mwemerego koraho ariko nta bya danje reka dushaka kandi gasiporo twikorera twe gukomeza gusebanya ariko gusebanya se hasigaye ibibazo hasigaye ikindi kibazo kimwe yego nyine turakomeza tubaza niba bagiye kutubaza oya nawe tubaza turi kubazanya nari mwana bituye kurya ibihano by'abantu kuba nta mwe amani niwe ushaka ibihano amani uri tayari ndiko tayari niko fit fresh ukunsubiza kwawe birajyana n'ibikorwa urakirigitwa cyangwa ntabwo ukirigitwa byaterwa nawe wakoze hariho usi kuko njye ndikubwira bose egano aro wakora ugira igitwa usiko yo nguyo aba yiteguye kubona igisubizo reka nguye ashaka reka mbivuge kutubwira aha munsi y'ibirenge cyangwa oya none se we arambajije niba kugira ubugira igitwe namubwira useka ahantu wakoze rero wabiranga byanjye si ntabwo reka mbivuge mu buryo niyo umuntu yagukora ugakira igitwe ugaseka kandi njyaye ibanga ryanjye nese ndikubwire ariko uraseka ndaseka nyine nose wowe ugaseka se waba uri umuntu yego ko ntabwo waba serious serious wabaye iki byaterwa nawe wakoze ndashaka ko kuba serious serious ukiri gitube serious ariko uruseko urajya mu gihe ugiye kukigira igitwe oya ntabwo byakunda uri yagira agaseka yego wanjye ukuntu ujya nseka ubu se we ntabwo waseka oya ibi birabatsinda nayibonye bano bantu oya kirembye muri kuturusha ni amahane menshi oya nta bintu by'amahane ibibazo bijyana n'ibikorwa ikibazo utiteguye guhita ubona igisubizo ushaka iyo umuntu aguhaye jya wakira ibyo ngibyo ubona icyo aba afite none tubwire igitsina cy'umugore bacita gute mu gifaransa igitsina cy'umugore ariko se nyine subiza leta nabirenze twebwe turi mu byacu murege ndikubazo nawe nongere kumusubiriza ntabyo nzi okay mugiye kwicara wowe urakizi bavuga afashe cyane ntabwo tubisakire vagine cyane bakatubwira muri komere vagine cyane vagine ariko se ariko nyine nta kibazo nari ibigoki ngo kimbwire mwiringa ariko ukumva ntibashije kivuga mwirengara jewe reka nkubwire uretse ngambwira igihano nta kibazo ugiye kuryama hano hasi kuryama waryamishije shere wawe ushize hariya hirya ndyame gute
yamugaramye duhuze na postere yavuze akunda mu buriri. Sorry. Yesu wewe Nazareti. Uruwera mana, uruwera. Oya njuza iyi nanjye mu nkiyana mushaka. Yama ugaramye. Ndashaka kamera amazi umenga iyi tabuneri. Oya ryama. Yemerene. Kare wa mugabo. Oya tujya hejuru. Kote. Nushaka aza hakanwa gushika. Jya hejuru tweke ya postere. Reka minus. Reka minus up gira. Oya utabasa. Ngiye kwa iko. Ijyana ushaka gukora. Igibano njye mbyumva. Oya niwe ubanza kuryama. Ugiye kubanza kuryama. Suko se. Gira ku mubiri utuvaho. Okay, nawe uva muri rero. Ndashaka ko mwana mu batuza. Uvuga ko yari mu buriri. Uko mbikoze niko ndari. Uzamura amaguru kugira ngo bakurure. Reka rero ko match. Mujyanye nyine bigaragara. Yaryamye bamuna mitsama tuza. Yaryamye imyenda. Oya ni ugikwemo yaryamye. Bakorebura kuri online. Bakorebura online. Bakorebura kuri YouTube. Cyane izina ry'Imana rirengera bigiye kuvugwa. Oya Ariko biriya na ibintu byataje. Wowe waratanga ibintu hanyuma warangiza reka mbona uri amahano ni nko kurongora mushiki wawe ngaho twagiye oya mukoreze mu tubazo cyangwa nkomeze mbibarize Cyose ni mushiki Amambaza amani babaze. oya abandi baba rero ikibazo cyabo waje indi nkuru ngo turabakoroka yasubiza icyo wanamuha cyose yagikora Yakora mu busa. yarabikoze sinakwemera ko babikora kandi babikora ko ni abasazi babikora nta kintu batakora reka Baba atwifata. wowe n'igikunanira igihano ndi bugure ikintu ngiye kubaza ngikunanira ibyo ndi bugure urakaresanya n'uyu mukobwa mubabaretse bien ndahita mutegeka kwa inyange sinabyemera ibyo bintu ariko kayo usiko bambwiye aho ibintu bambwiye banza ari usiko abantu bambwiye ngo kayusi ngo ni pede mani atinganya n'abantu shabanza bishoboka ari petero ngo umukobwa Baza wumva uyu. Uretse. Ntabwo ari umutinganyi. nabishaka Ibyo nibyo bahaye ubuhamya. Ntabwo ari umutinganyi. none se ko cyari kunzanaho ibyo sora yambwiye mbwiye n'uyu oya dore si kimwe Ese byaki byo bitakunda. ose ko ibyo bintu nabyemera ntabwo nabyemera wallahi akagiye kwibariza sibyo wajya utanga ibibazo biri seri ukamwibariza mbega umutipe turashize ni icyo gice cy'umubiri wawe kumva kivibura iyo ubonye nk'umuntu ukamwishimira wenda nk'umugabo cyangwa undi musore Hari ikindi se sigitsina. aragitoye igitsina cye kiravibura iyo huye nama ariko webwe ufite telefone iri gusorera mu mufuka uva mu bwire ariko cyaravibye mutakuhuye cyaravibye none reka mubwire rero noneho yaragitsinze yagitsinze Bazavuze ibindi bintu. yagitsinze sibyo noneho njyewe sibyo ibibazo byanyu numvishije ibibazo byanyu ariko hari ikibazo utabajije njye ngiye gusubiza se basi ndabizi bibaza kukimbaza Nukimubaza ntacyagusubiza naje kukikubaza ntabwo. naze gukimbaza Ari kubaza ibyo. ari kubaza ibyo ubwo ngiye kukibaza ngiye kukikubwira ngite nabikisubiza nawe yanjye ntuze gukimbaza uburyo twahuriye muri gym urumva urukumva na episode ya mbere twigana ngo ko buri wese yahuye n'undi no ndabizi wari kuza kukimbaza ukazana izwa ibyo mwemera ko turenze ariko no kutusigaye turenze mujye mutugurira akabyeri twinywera ntabwo yakwiburira. urukumva adibi How are you? Siganye n'indero Kadibi. ntabwo yitwa kadibi yitwa debi Ni Debi nyine. urumva twahuriye muri gym sibyo
noneho duhuye muri gym y'abana nawe nakora umukobwa mwiza pe sibyo ubibona uwo muri mwiza ni mwiza kurusha uyu nguyu shana nawe bahuriye shawatiriye reka nkwereke kora ku muntu kandi ubwo uba wumva kumukaraga gutyo aribyo byiza je nakora ibirenze ibyo ngibyo uretse agira style reka mbwire babyumve se binenge uzivuge banza ubyumve oya none se cyemera ko umukunzi wafite inenge nyinshi nasura akameze nk'ivampaya ufite ikibazo nafite ikibazo umugabo wawe afite ikibazo kumane mu mutima ahubwo ndaza kukubaza pembeni dusohotse impamvu bagiye kwitegereza izo nenge hata abagore bazi ubwenge sumva se umugore uzi ubwenge ureke ubwo arakoresheje nyene agushira hashaka nibaza byose ni ukuvuga nyine wowe umuntu akunda bitewe nawe ufite ibyo wakundiye teta sibyo nawe ufite ikintu namukundiye nta kintu wamukundiye biragaragara ibyo birakureba ibyo birakureba ni ukwishimisha gusa ibyo nta kibazo ibyo ni ukwishimisha ukavuga ati naribi urakeye yerekana naribi bone bame mukenda mu naribi wowe uvuga ibyo ushaka sibyo je umuntu wanjye ndamukunda twamenya niye muri gym twa partnership muri gym dukora siporo dukomeza siporo ibindi birangira bigeze ku rundi rwego ibindi rwego bamwe bakwita uvugira ibindi rwego twerekanye wowe washaka kuvuga ibyacu ariko nawe ndabishyuye kandi Debi yari arimo atuvugira story nkaho yari ahari ndabishyuye uramwishyuye yakuvugiye story stari ahubwo yari arimo abivangavanga nayo nahise mbikurura kumya wawe yabasinze noneho rero ngewe urumva twebwe urumva twahuriye muri siporo niyo mpamvu turi abasportifu twe twigana siporo niyo mpamvu navuze ati ntabwo turi abakorobate none nawe muri abakorobate urumva niyo mpamvu mwakorobatiye mu kabare urumva muhita mukomezanya nyine wasebeje mana umuntu nanjye ngo duhurire mu kabari nanda umuntu w'umusitari abantu bazi ko nakijijwe abantu ugiye bazi ko nakijijwe nakubeshye ubutavugano agangira ko wagikora n'uyu wagikora ni wowe ariko njye nafashije yansebeje kuba yabwishije ukuri ariko nyine ntabwo yari kuyabona oya akavuga ati bahuye mu rusengero angana ko turi kubeshya turakuvugisha ukuri ntabwo rero nari kuvuga ko twahuriye mu rusengero kandi twarahuriye mu kabari nari kubabaza aho mu rusengero musengera oya ni Debi wabyongeye ngo twese tujya kugira yasanze wasinze niyo mpamvu nanjye mbise mvuga nti buriya mwabikoreye no muri gym kubikora mu bwa mbere buriya si ubyumva shose none njye ubu ngubu rero reka mbabaze mwinyese buriya none se reka mbabaze none se murateganya kugira ukuntu muzahuza ku buryo noneho bizarushaho bigakomera nyine urukundo rwacu rumaze kuryoha cyane iyo nguyu ikibazo cye rero nuko yasiza kumutira mu kabari niyo defoye kandi yabuze ubwo yatumetse rero nawe uzabicikeho rero uva ngo mbwire rero ni ukuvuga muri make bambaye ibi hano mwese mwambaye yavuze ngo ni yawe agafata none wowe ngo iyo yanywege aragira ibi hano binyuzemo uburyo ageza kuri akanjye muri igihano ariko muragiye yabuze mwese muragiye kuko mwese mwivuye egora ndabaza ibihano abibona ni ku giti cye muri gutinya iki Debi niwe watangiye ashaka nyine amakuru niwo nabivuze nyuma no kuvuga kuri icyo gihano kuko wayifuza amagambo menshi gufata hoteli twahore mu kabari twasinze mu kabari ubwo yatangiye avuga niwe wari ugezweho aravuga ngo twahuye ngo wowe wasinze cyane yari muzima muri icyo gihano ntari igihano rero urukumva mugiye gukora aka exercice muranyuze use uraduha igihano cy'ikizimara cyangwa uraduha igihano cyoroshye oya murabikorana muha igihano urukumva igihano mugiye kumenya mwikorere ugiye kumenya mwikorere oya ugiye kumufata twakunda ibyo gutya kandi ari urukumva ugiye kumva bazi uwumva uramufata gutya ni ibintu byawe ukore swat
uhita umuha bizu. ariko byari Ni gutyo gute ubishaka nta kibazo nta kibazo wowe ikore nta kibazo ikore swat kumurusha bakivuga ndakubya haga poroteri shone de gahunda sha kandi kagurya bakoze nabi ntago babibonye ntago babibonye ntago natwe twabibonye mwihishe twihishe oya buretse gato yagize yunamye kandi mwihishe bigaragare muri kwihisha muri gutera abantu imigongo gutya wateye imigongo aha gutyo zamuka iyi poroteri niyo kabisa reka mbanze nihagarike bize njuru ariko kuva nabaho cyakora umva uri feke namba una icyo nzi icyo teta umuntu wawe urumva umuntu wawe ubundi ufite umuntu ndamufite nawe warumiwe ndamufite warumiwe pe oya ntabwo numiwe none se uza abasore buzuye muri Kigali ariko ubugoryi bwe narabwakiriye ubugoryi bwe nibwo mukundira ahubwo okay niyo mpamvu wakomeje kumukunda cyane ariko banza ibintu ari sawa cyane wane kabisa nibyo babeshya ngo ni umutinganyo nuko uriya gahunda ni wane nta mutinganyo wakora gahunda nka kuriya basebereza umugabo twagize isoni nanjye ubwo ramyanshi byako cyane ega bo barakunda barabuze n'icyo mvuga barakundana ega bo uri proud cyane uko ameze kose proud ibintu ni wane cyane cyane nihe akora ukumva umeze neza cyumva ahantu akora hari amabanga yo mu cyumba utangiye kuzana kuri kamera mwayazanye gake banayinkoresha ashacyaze ni ukuvuga ngo yumvira mu mutwe iyo story ngo yumvira mu mutwe ngo ni waneza ngo muri ya gahunda gusa byo nko mu mashubuka ngo mu mashubuka ngo ayumvira ngo mu mutwe okay iriya story ndi kuvuga okay bakurikiranye Amani TV Rwanda turabakunda cyane bari mu Rwanda bari hanze so keneye komantere zanyu kugira ngo mutubwire ukuntu bihagaze ese ibintu bimeze gute twongeremo iki ese couple uko imeze gutya yaje yitambukira ikaba yarakwamiye ahangaha ibyo bari kudukorera ni byiza tukomezanye nabo cyangwa tubakubita ahuzo ni yabuzo ni hehe twati izishyamba ahubwo mwebwe mwaribuze mubonye muri guseba siporo zanyu zimaze guferinga natwe tuzajya dufite aho tuzajya